ni wowe wanyambuye kuki ari wowe mvuga kandi abandi twakoranye nyine ni kukubwira Godfather yo ibintu arimo arajyamo ni totology mubaza kubwira ngo nanga harimo aranyishyuza ko mumva ndakwishyuza 300 yanyishyura ngaho da mukanya yaravuze ngo iki oya nabisobanuye wibeshya abantu ceceka nyishyura wowe nyishyura waruvuze ngo ntago nza nkwishyura mukanya warunshishije ngo ngahe ngo ariko ngo harayo baguhaye gusa urumva ko abantu bari ahangaha nabone ibikora iki abantu batazi wifata abantu ngo batuke Jay mwamembaga 230 muri batatu aha uri kubyumva uri kubyumva neza nabakoreye amezi uretse ngo harabayaguhaye ninjye wakwambuye gusa muri abayaguhaye yego ni wowe wanze kunyishyura kuko mwajyaga kunyishyura muteranyije ubwo rero ni 100 si 100 yego mana yanjye ngo gukije 3 divisé 300 divisé par 3 ni 100 nakoze amezi 3 je please ntukakine ku mafaranga y'abantu je ntukakine ku bantu je buretse oya je buretse ariko se mana nyagasani koko so ni 900 rero je uri igisambo wowe uri igisambo rumwambuzi reka kwita kuri comment so wembwira wowe ayo wishyuza ubwo ni 900 ndakwishyuza ariko nawe na nyokura mufite sha nawe nyokura mufite ubwo ni 900 ntukangange wangegera ziba ntukangange buretse gato ni 900 undi 300 nyishyura yame nyine kandi hari abayaguhaye urugusu urumvura nagugenze gute hari abayaguhaye bakuru uruntu ni ruzima ubundi uruntu rwo ruvuga ngo naga abantu bize ubundi rwo rwarize naga no kubibona ruranyumva ntago uri muranyumva amezi 3 yose wakoze udahembwa kicucu ndi kukubaza amezi 3 yose wakoze udahembwa Emi ibintu nasobanuye Godfather nimba ufite ubwenge udashyigikiye ino njiji ibintu nasobanuye wabyumvise reka kwita kuri komanteri watangiye abantu bakugirira impuhwe bona barimo baravuga ati Yesu kwise ishyura nawe igira wishyure ariko none urabatanze birabacanga oya nyishyura undi 300 yanyishyura abantu bafate amafaranga bagabanye uretse ntukigire mwiza nawe hamwe watangiye abantu nta muntu nyene w'indiririmo nta muntu nyene w'indiririmo bakamba ngo Yesu kizwa mipango ugira amezi 3 fata 230 ugabanya abantu 3 babiri baranyishyuye amezi 3 yose nawe wanyishyuye wongereho 70 bibare ayo mafaranga yabare nyishyura umuntu w'umugabo nyishyura umuntu w'umugabo urekubwa ntuzongere no kujya uvuga ubwira abantu batuka nawe uri aho ngaho uri igisambo icyo muravugiramo wavuze ngo company ntago yari yanjye none ndajya kukwishyura gute 70 bya tike nge narakuronguraga ngaho nyumvira ko uri ikigoryi ko wavuze era Godfather yo oya nyishyura company yavuze ngo company ngo ntabwo yari yanjye nyine oya wijijisha abantu ariko ngo ngewe ngo naramubwiye ku ruhande ngo nzaza kwishyura ngo tike Godfather company nabisobanuye company hari yo umuntu witwa Jeskizo harimo Amuzosi harimo n'umuntu witwa Iranzi ari nawe wazanye igitekerezo cyo gukora filime yitwa Metre Nzovu uwitwa Kasuku Jeskizo mubona n'uwitwa Amuzosi bamuca inyuma bayihereza umuntu uranabeshyura n'icyo ndabeshya ibintu nakinyemo wowe Metre Nzovu yari yaroki na Iranzi ntago nge nigeze mba kuri Metre Nzovu na Metre Nzovu yigeze cyo kuri Kasuku apo uri n'ikigo ryo nakomeze nibyo wishyura uretse iyo uvuga wenda ngo Nyakuso comedy ntago Metre Nzovu yigeze cyo kuri Kasuku nakisuse namuhakanye ndikukubwira namuhakanye se nakubwiye reka ngusubiremo Metre Nzovu yari ya Iranzi yaciye kuri Gwe Media none se witwa Iranzi ntabwo mwari mufatanyije cyano Gwe Media yarangiza akanayikugurira warangiza ugahita uyirigitisha akayibura yana kwishyuye Godfather urumva umuntu atarimo aravanga ibintu yavuze ngo ibyo bintu byagenda nyishyura ngo byaceka kuri Gwe Media iyo Gwe Media ntabwo yari yanjye urumva oya yari no mpeti wanjye none aha ngaha ngo ngwicisha iki cyana nacyo mwana uzi ko cyari kinanyemeje iyo mutangiye guseba nuko mutangira nta kibazo nabyemeye ariko ubwenge buke ndimo Jay reka nkwereke
Harya ngo ideni wakoze iki? Ngiye kuguha message mu gikari za Jeskizo arimo ansaba ngo nimubabarire amafaranga agiye kuyabona azanyishyura. Uhita uzishyira hano terekaho ngaho agoje abantu bana ni atari kwese. Oya wivuga ngo bano bana kubera ko nshobora kuvuga ibintu abantu bakumva ngo ndi kukubeshyera ntabwo kuko ibihumbi 300 ayo mafaranga 300 Chano ukumva ubaye igitangaza ukumva aya masaha wavuga twumvikana ikintu kimwe. Rero yaguye ikiboneza sinzi niba ari prank. Eric kakubwira ikintu kimwe ntabwo urabizi sinyamangana mu magambo niyo yatatse ndaguhunga ntabwo njya mpangana mu magambo. Miyaga mwana mwiza yaje afite umuntu. Eric ntabwo njya mpangana mu magambo uranzi. Niba uzamutse mu kiganiro turimo ushobora kugitangamo igitekerezo utanga igitekerezo. Ese ko tamubwiye ibyo waganiraga wumvaga yashyize ko navuga abandi nkavuga kibarizwa muri company. Iye company so niba ngabanza uvuge base none nge banze nkore ko banza uvuga kuko ndimo ndakwereka ibintu bya mbere by'ubwenge. Urumva hari ukwirukana umuntu ukamwandikira rero tukamwa sasa rero ntuzagaruka. Hari no kwirukana umuntu biri verbal cyangwa se byo mu magambo. Ahubwo ribu n'abantu bashinzwe umurimo wowe ni wowe ubyishiriye hanze. Abantu bashinzwe umurimo nimba yemera ko wari ufite company uyu munsi amasezerano yawe ndacyayafite nirukanywe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubwo ndacyari umukozi wawe wagombaga kujya gutanga ikirego ukavuga kuri kubashinzwe umurimo ukavuga ngo dufite umukozi yataye akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko uyu muntu agomba kwishyura ibyo yahombeje company. Umva ngira nkubwire inarasanze narakoze ikosa rikomeye cyane byo gukoresha umuntu utuje ubwenge. Ahubwo nanjye ndicuza kuba narakoreye umubosi w'igisambo udahereza agaciro abakozi be. Wenda icyo ngicyo cyo wakimpanira pe ariko nanjye nakoze ikosa. Nacyo ubwo twese rero none subwo nimba nafite ubwenge wowe ubwo ubwenge bwawe buri ku kihe kigero ushobora kuba wakoresha. Urumva ntabwo nari mpari nakoresheje umuntu ntahari nkora amakosa. Nawe ubwo uwo muntu wakoresheje nawe nta bwenge afite. Uwe si wowe se? Oya ndi kuvuga uwo muntu wari uguhagarariye nawe nta bwenge afite. Ndi kukubwira wari uguhagarariye nta bwenge afite. Oya kandi we waratwihishemo uraza uri ikigoryi tuguha akazi ukora. Nanjye ndicuza kuba narakorera urubosi rw'urugo rw'uruda n'amatwi. Amakosa wadukoreye ariko nanjye nakoze amakosa. Umva ngiye ubwira amakosa wadukoreye muri company urayazi wowe ku giti. Ngaho nyishyura amakosa ndayemera bose nagombeje amafaranga ngara. Oya nakwemereye ngo rwose ndakwishyura pe uko wanyemereye urambwira uti ngenda nguharabika kubera ideni ndimo nubwo ntarindize ariko nakwemereye ngo nzakwishyura. Oya Jay wivuga ngo ntabwo warurizi wikwigira mwiza kuri aba bantu. Jay ntabwo ngewe ntabwo rwose ntabwo udufaranga twawe 300 ari amafaranga yampindurira ubuzima nta n'ikindi kintu cya danje ni ukuyahereza abana bakajya ku ishuri mwifashiriza abantu. Uri kubyumva ariko wowe uyu munsi mbarako mu buzima ubayemo mu mafaranga yanjye nagukoreye ukaninjiza nanjye ndi mu bantu bagutunze. Abantu ikibazo kucyo bakomeza kwibaza impamvu uri inzanga yemi ntago wigeze ariko nanjye nagize umukoresha w'inzanga ubwo ni inzanga ebyiri uri garafurere w'inzanga nkaba petit frere wawe w'inzanga nkaba umukozi w'inzanga. Kwirukana ndakwikiza ngira ngo wabibonye ngo iki ndakwirukanye ndakwikiza waranyiruka ariko Jay we niyo mpamvu wagiye yakoze abantu batabazi babiyemeraho ariko njye nta kintu wazumbwira njyewe ndakuzi turaziranye uri kubyumva. Ubwo rero mu bantu uzigera ukanga njye ntabwo mbamo wowe nyishyura nubona nongeye kukuvuga nongeye kuvuga umuntu witwa Kasuku uzamenye wowe nyishyura impamvu nakubaha nuko mba mideni icyubahiro ubwo mugomba ni iki. imyaka umvuze imyaka yose umaze ugenda ukavuga hariya urabona n'umunsi warimo mbipayinga attention koko n'ubwa mbere cyangwa umvuze n'ubwa mbere ntago ugiye umuntu wese udakwije mu mutwe ntago namuvugaho umuntu wese nawe burije mu mutwe no kuri kw'Imana nimba iwanjye bwije wowe bwije cyane none nubwo bwije cyane harimo ikintu basizeho n'amakara
barayasizaho rwose ubwonko buragenda noneho wowe bigaragara buri wese nakubwiye ngo ngiye gutangira kujya nguha 5 ibyo 5 nanjye ndajya nguha 10,000 kugira ngo urebe ko noneho kera burya sibona nta kibazo waba yambaye igiko n'inyekeneye cyane uyambaye n'inyekeneye umwanga n'undi munsi ndi kukubwira uyambaye n'inyekeneye cyane wigira umuntu ufite ubwenge wigira umuntu wa danje kandi nawe uri ikimara uri ikirogo ikibazo uri muri kuri comment nicyo cyonyine uri muri kandi izinshi zimwe zirakubwa bose ntabwo ba muri kumwe inyinshi zimwe nimba bumva ko nimba Godfather ari kutwumva kubera iki mudashobora kumva icyo umuntu ari kuvuga ariko abangaba baza bakavuga ibintu nk'uyu Jessica akavuga ibintu kubera iki nyine mudashobora kunkorera ubwo buvugizi noneho ngo witwa Jessica nyishyure uri kubyumva ariko akageze yirirwa asebya abantu kubera utanga umwanya n'undi muntu avuge wavuze utanga umwanya n'undi muntu avuze ngewe rwose nakubwiye ntitaye ku bintu ugenda ukajya kunserezamo nako kunsebyamo kumarabika no kugira gute nakubwiye ni rwose ndaje ngo ushakire amafaranga ariko inoti ya 5 kugira ngo mbanze ndebe nimba koko waranisudaje nshobora no reka nkubwire naga ayo mafaranga nyakeneye nago none rekana nakubwiza ukuri Jay mfite abapeti benshi nishyurira amashuri ndaguhereza nuza zabo babyeyi zabo uretse ndaguhereza ababyeyi zabo ayo mafaranga uyohereze ku ishuri ryabo bajene none reka ko ngiye nayakeneye ibyo ni sawa cyane uri kubyumva uzabaze Jay uzabaze n'undi munsi ngiye mpamvu mbikubwiye nuko wagiye ukantuka ngo nakubwiye nabi ibintu ntabwo nuko nabi nkebura wabishatse kujya kukuvugaho ntabwo nakuvuzeho ariko ibyo ubizanye hano byo ni sawa cyane abantu bari ahangaha bazi ubwenge basobanukiwe neza yuko mu byo wishyuza nta na kimwe cy'ukuri gishobora kuba kirimo ibyo wasobanuye nimba mbeshya Imana inyuma umugisha wanjye nimba mbeshya uzabaze bro wowe ntabwo 200,000 ari amafaranga ntabwo ari amafaranga najya kukwishyuza ngagira ikintu kinahindura ku buzima bwanjye ntacyo none se Emi ko twagiye tubonana inshuro nyinshi nge nawe sibyo ndi Kigali twarabonanaga inshuro nyinshi kuko twajyaga unyibutsa narabikwibukije urabizi turi kumwe ugasekuka yego mbikwibutse muri kuri coding indirimbo wowe n'umuntu witwa Skytu muri kuvuga ku bintu byabereye i Burundi narabikwibukije durira kuri match ya Gasogi na Rayon Sport wambaye ikiremba n'ikabutura urabyibuka ntago nge mwishyuza amafaranga kubera yuko impamvu nuko mbona mugenda mukadusuzugura mukadufata nyine ngo iyo ugenda uvuga ngo wampaye akazi nicyo kintu kimbabaza ndabyemera ko wampaye akazi ariko ukanama n'akazi ukamereza agaciro ukambwira ngo nk'umuntu waguhaye akazi ukankorera amezi ageze muri 3 naranaguhembye je buryo ubivuga gutya waramenye oya bro n'undi munsi ntuzongera no kumenyera uzana ubwo bugoryi bwawe ngo wampaye akazi kawe se kamari none se ko wahawe akazi gafite na kontra akazi keza cyane numva nabukubereye umukoresha mwiza ngo wanaga kontra abandi bakoresha nabo bajya batanga kontra urumva none se ko wahise wirukanwa wakoze iki je nago wanyirukanye kampani yawe yaraho kampani zanyu mwanze kumvikana Amuzose nuko atarana ngo nawe ngaza avuga ukuri ngewe ubwanjye mbwira Amuzosi ndambwira ati Amuzosi ngewe ndagiye kubera yuko nago dore Amuzosi nuko ataza ngabivuga n'umupapa uyu munsi sinshobora kumwubahuka ngo ngire ikintu muvugo kuko yamaye ibyo yagombaga kuma n'umuntu witwa Iranzi impamvu navuye mu kazi nuko mwari mutangiye kujya mushwana bya hato na hato mudahana amafaranga uri kubyumva ibintu mbivamo njya mu bintu uri kubyumva ntago we wigize unyirukana Jay wibeshya nuzigero ubeshya n'undi munsi Emi uziko bura no nyangufata nk'ikigoryi ari ku umugome bro uziko no nyangufata nk'ikigoryi uri umugome wise mbyumva kandi impamvu mbivuze urayizi kuko turaziranye nge nawe nubwo njya ngufata nk'ikigoryi ahubwo niwe mugome wa mbere wanabayeho ku isi mise nkumva bro buri ntago najyaga numva ibyo uvuga ngo mbiha agaciro ariko umunsi wa none mbihaye agaciro ibintu uvuga noneho mise nanagutinya ntago giyewe nshobora kuza hano wenda ngo mbere nkawe umita mvuga ngo urabona ngo ngo tubisobanura ngo byaje we gumana ibyo ngibyo uhise umenya mise
lise ndi cognizinga uri kumva aba ari ugumana mu bwonko ariko umugome bro umugome gute witangira guhimba ibintu wihimba ibintu niba wemera hamwe wemera ibintu niba Kasuku Media ijya gusenyuka buretse niba ushobora Jay noze kubeshya niba ushobora dusubire mu ba diaspora bagiye batanga buretse dusubire mu ba diaspora batanze amafaranga niba ushobora kwibagirwa ikosa wakoze ukanga kuvuga ati ese kutarivuga vuga iryo kosa Jay vuga iryo kosa oya ntago nabivugira hano oya ujye usiga ntago wahereza umuntu imyanya ya mama we unanirwe kuvuga oya winsebya wowe rivuge umva nyine nkubwire mu nkuru ntajya nkora utazigira umwanyumvana ni inkuru zivuga ngo uyu muntu twakoranye ibi n'ibi uyu muntu ugewe navuga ibi n'ibi no mfite indi kata nkoreramo inkuru zanjye Jay oya winsebya muri aba bantu bangana gutya vuga ikintu nakoze aka kanya cyatumye mva mu kazi icyo kintu naba narakoze nkanakubaha kuvuga ko nkubahuka ntugende ngukore live cyangwa ngo ushyire ibintu hanze niriye kosa nagambaniye igihugu nishe umuntu nakoze rivuge